ishi ivugururwa n'umutagatifu cyane. yego hari n'abandi no mu mibereho cyangwa mu gukurikirana ubuzima bw'ingo, ubusugire bw'ingo, hari gukurikirana urubyiruko n'abana, kuko amakoraniro karismatike mu Rwanda abafite ikoraniro ry'abakuru n'ikoraniro ry'urubyiruko. Ntabwo Roho Mutagatifu akoresha abasaza gusa, ntabwo akoresha abubatse gusa, akoresha n'imbaraga z'urubyiruko, akuzura urubyiruko ukagira aho umusaza atari bugere, kandi bagakurira muri uwo mujyo wo kwirinda icyaha ndetse no gukomera ku mahame ya Kiliziya Gatolika. Noneho nasoza mvuga ko ivugururwa muri Roho Mutagatifu ryagutse, rifite intego nini cyane imbere hazaza, ko ari heza ku mukristo Gatolika ndetse n'uwo ari we wese ushaka kuba umukristo Gatolika. Noneho n'abakristo Gatolika tukabashishikariza kuza mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu kugira ngo dukomeze dusenge kandi twibumbire hamwe mu ikoraniro rimwe. Murakoze, turabashimiye. Jarakoze cyane ku busobanuro burambuye aduhaye. Ngira ngo abantu bose mwese muri gukurikira iki kiganiro, ubusobanuro Berija aduhaye burasobanutse, kandi n'abari bafite amatsiko, hari abakarismatike baba barimo ariko usanga nta musogongero w'amateka bafite, hari n'abandi babifuza kujyayo ariko bavuga si karismatike ni ibiki. Abo bose ngira ngo Berije adufashije noneho gusobanukirwa n'ivugururwa muri Mutagatifu n'igihe ryagiriye mu Rwanda. Ngira ngo rero atuganishije kuri ya ntego yacu yo kwibaza ku mumaro w'ivugururwa muri Mutagatifu ari muri Kiliziya ndetse no mu buzima bwa muntu, mu buzima bw'umukristo. Ivugururwa muri Mutagatifu ridufasha iki cyangwa se tumara iki? Ngira ngo Papa nk'uko adusobanuriye ko Papa nawe ubwe yavuze ko ivugururwa muri Mutagatifu ari ingenzi cyane muri Kiliziya, cyangwa se turabana n'umumaro muri Kiliziya Gatolika. Reka rero dusangire noneho ikiganiro. Ngira ngo batwinjije mu kiganiro neza, twagira ngo tubaze Onesiforo